masengesho harimo imbaraga za kirimbuzi zikora ibintu bidasanzwe. Isengesho urarisenga uri hano ukarituma ukaryohereza muri Amerika rikagerayo rikakora umurimo. Isengesho urisenga uri hano ukarituma mu birometero n'ibirometero aho masasa atabasha kugera, isengesho rirahagera. Menya imbaraga zo gusenga. Imana dusenga ni Imana ifite imbaraga. Bakunzi ba Ikamba Calvary TV, ndabashuje mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Pastor Janvier. Muri aka kanya ndabashuje aho muri hirya no hino, bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye. Mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Duhawe umugisha rero n'Imana kuba twongeye kugira tubonye umwanya wo kugira ngo tuganire namwe, kandi tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Niryo ryaremye ibintu byose. Riravuga muri Yohana 1 igice cya 1 n'umurongo wa 1, avuga ngo mbere na mbere hariho ijambo. So ijambo niryo ryabayeho mbere y'ibintu byose. Ahari ijambo ibindi byose birakurikira. Ahari ijambo ubuzima buraza. Ahari ijambo ibyatsi biramera, ibiti bikaza, abantu bakabaho. Ahari ijambo imigezi n'amasoko n'inzuzi biraza, kuko byose bikurikira ijambo. Biravuga ngo ibihamagaye byose biritaba. So Imana yabanjije gushyiraho ijambo mbere ya buri kintu cyose. Ni ijambo. Imana yaremye isi ikoresheje ijambo, kandi iyo tuvuga ijambo tuba tuvuga Kristo. Riravuga ngo wowe yariho mbere na mbere ibintu byose bitarabaho, kandi ibintu byose niwe wabiremye. Imana yacu rero ibaho umugisha. Mukurikira ijambo, turamarana namwe igihe kitari kirekire rwose, kandi turahabwa umugisha n'Imana. Rero rambura Bibiliya yawe aho uri, tugende muri Esiteri, mu gitabo cya Esiteri. Esiteri ni umwana w'imfubyi wagendanye n'Imana, wari umuheburayo, abana n'Imana, bituma Imana imuha favor. Iyo ugendanye n'Imana, Imana iguha favor, bigatuma ukundwa aho utari kuzakundwa, kandi ugaca aho utari kuzaca, cyangwa se bigatuma ugera aho utari kuzagera, ukicara aho utari kuzicara. Igihe kimwe rero umwami Ahasuwerusi aza gukenera kugira ngo hagire umwamikazi uboneka, cyangwa se umugore. Abantu baradefira ari benshi cyane, ba models benshi barahita aho ngaho, abakobwa benshi batandukanye, bari bamenyereye n'umujyi, bari bazi no kwisiga cyane, bari bazi no gushyiramo n'amemini bikabije rwose, bazi kwiyerekana. Ariko haza umukobwa wiyerekana imbere n'inyuma, witwa Esther. So iki gitabo rero ni cya Esther. Uriya Esther niwe waje kuba selected, cyangwa se waje gutoranywa kuba umwamikazi. Nuko ari mu gihugu kitari cye, ari umunyagano, ariko Imana imuha favor abo mwamikazi. So rero iki gitabo tugiye gusoma, turaza gusoma ibice byaho 9 n'umurongo waho wa 1. Turihuta cyane twumva iki Imana ivugana natwe. Ndabizi ko ubuzima bwe budasigara nk'uko bwari bumeze mu gihe urabukurikiranyira ijambo ry'Imana. Biravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusozwa. Uwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Reka nsubiremo. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusozwa. No munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Reka dusenga Imana mbere yuko dusobanura ijambo ry'Imana. Data, turagushimiye, icyubahiro kibi cyawe, nushyirwe hejuru kubw'ijambo ryawe ryiza. Reka mbure wubone kenshi jujwe bugufi kugira ngo ushirwe hejuru,
reka uvugane na buri muntu wese, kandi ijambo ryawe nk'uko ari inkota ityaye mugiyo impande zose irahinguranya, rirakubita, rirasenya ibikwiriye gusenyuka, kandi rikubaka ibikwiriye kubakika. Reka rero ritandukanye umwuka ubugingo ndetse n'umubiri, reka bitandukanye ikintu cyose Data wo mu ijuru atateye mu buzima bw'uyu muntu dukurikiranye, igiti cyose Data wo mu ijuru atateye muri we kirandurwe mu izina rya Yesu. Reka duhabwe umugisha twese rero, ubushake bwawe bukoreke kuri buri muntu wese, umwuka wera abane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Okay, hano ndashaka kuvuga imbaraga z'isengesho rihindura, rigasibanganya, rigasiba inzandiko zari zamaze gushirwaho. Imbaraga zihindura zibasha gusiba n'inzandiko zari zamaze gusinywa n'umwami. Hano tubona abayuda bari abantu, Bibiliya iravuga ngo abayuda barusha iki abandi. Aba ni abantu badasanzwe Imana yatoranyije, cyangwa se Imana yahisemo ibagira ubwoko bwayo, ibahindura ishyanga ryayo mu isi, irabatoranya. Noneho haraho bivuga ibaza ngo ese abayuda barusha iki abandi, kandi igasubiza ngo barusha muri byose cyane cyane mu byasezeranijwe. Babaruta cyane mu byasezeranijwe. Icyo ngicyo nicyo kinyuranyo cyane gikomeye kiruta ibindi bintu. So rero bari abayuda, ubwoko bw'Imana, Imana yatoranyije, Imana yahisemo, ibaragiza, ibahereza amasezerano. Yavuze ngo nzabana namwe, nzagendana namwe aho muzajya muri hose, ikizabarwanya nzakirwanya, mbese nzababera. Imana yabasezeranyije kubera umuyobozi wabo mukuru, kandi ibasezeranyije kubarwanirira muri byose. Niyo iri ahead of them, niyo yari iri imbere yabo, niyo yari ibatse muri byose. Noneho rero baza kugira ingorane, bahura n'umugabo witwa Hamani. Arabagambanira. Hamani yagiye gaca kuri Morodekayi nawe ni umwe mu Baheburayo wakoraga aho ngaho ibwami, ari gatekeeper. Ariko noneho ngo aza kubabazwa nuko Morodekayi atamwunamira, atamupfukamira, kandi abantu bose bamuha icyubahiro. Noneho babashakaho impamvu, ashaka uburyo, kandi hari inzigo kuva kera. Ni ibintu byagiye bikurikirana cyane, ntari bujye muri details, ahubwo ndashaka gutinda ku mbaraga z'isengesho rihindura. Noneho rero abangaba Hamani akora tekiniki, aravuga ati aba bantu bagomba kuvaho, ntabwo bagomba gukomeza ubuzima, ahubwo ngomba kumwica uyu Morodekayi ndetse n'ubwoko bwe bwose. Hanyuma rero kuko Hamani yavugaga rikijyana, arangije abishyikiriza umwami arangije arabyumva, abiteraho kashe, abishyiraho ndetse abishyiraho n'iteka. Hari icyo bita decree byabaye, yashyizeho iteka. Hari amategeko, hakaba n'iteka. Iyo umwami yamaze gushyiraho icyo bita iteka, ni ukuvuga ngo ntibiba bikivugurujwe, ni ibintu biba byashyizweho, ni ibintu biba bitari butangirwe ukundi. So rero kandi itegeko ry'umwami, amategeko y'abami n'abamedi ntabwo yajyaga kuka, yabaga ari ayo ngayo nyine uko yabivuze, kwabaga ari uko nguko. Noneho rero Morodekayi amara kumenya amakuru, ahita atuma kuri Esiteri, aramubwira ati umva Esiteri, ikintu kimwe ugomba kumenya, nuko twagambaniwe, nuko byamaze gusinywa n'umwami, yamaze gushiraho iteka yuko abayuda twese turi bupfe. Aramubwira ngo rero icyatumye Uwiteka Imana igushyiraho ngaho kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, ariko niwicecekera nta kiri bubuze abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka, muzakurwaho. Umva umugabo w'umunyamasengesho, umva umugabo uhagaze nta zindi mbaraga yarahagazeho, nta bundi bushobozi yarahagazeho. He was a gatekeeper, kiri umuntu uri aho ngaho ku izamu akingura, ariko kuko yari afite ikintu bita imbaraga z'amasengesho, yari ahagaze ku mbaraga z'amasengesho. Abwira umwamikazi, aramubwira ngo icyatumye Uwiteka Imana igushyira aho ngaho kwari kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Nawe mwene data urimo uranyumva, icyatumye ubona ako kazi kwari kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki, ufashe bene wanyu, ufashe abo ngabo abandi bene wanyu.
icyatumye Imana igushyira kuri iyo ntebe, icyatumye Imana igushyira muri uwo mwanya mwiza, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, ugire abandi ugirire umumaro. Ariko niwicecekera nta kizatuma abantu badatabarwa n'Imana, ariko kandi wowe uzaba ufite ikibazo. Morodekayi yabwira Esiteri, aramubwira ati umva Esiteri, this is your time, kugira ngo ugire icyo ukora, ariko nawe waceceka. I know, ndazi neza ko ntakiri bubuza abayuda gutabarwa. Izo ni imbaraga zo gusenga. Bamwe biringira amagare, uko niko Dawidi yavuze, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana, ariyo gakiza kacu. Umva, arongera aravuga ati mba nararabye ntaza kwizera kugira neza kw'Imana. Zaburi 123, izindi 124, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, igihe ababisha baduteraga baba baratumize turi bazima, tuba twaramaze kuvaho. Haleluya. Ariko Imana yabanye natwe. Noneho Zaburi 91 akavuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo ndabwira Uwiteka ngo ubuhungiro bwanjye uri igihome kinkingira. Niwe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi, niwe uzagukiza mu gigirimbura, umwambi ugenda ku manywa y'ihangu ntuzakugeraho. Ngo abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, inzovu bazagwa ibumoso bwawe, ibyo uzabirebesha amaso ntibizakugeraho. Kuko wambereye inkoramutima ukanga ubugome, nicyo nzagukiriza, nzagushyira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero Dawidi nawe aravuga muri 23 muri Zaburi, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe. Umva, izo ni imbaraga zo kwizera Imana, zo gusenga, zo gusabana n'Imana. Aravuga ngo niwe mwungeri wanjye sinzakena, aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, kandi anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ari we inkoni ye n'ishyimbo ye nibyo bimpumuriza. Kandi ajya antunganyiriza ameza imbere y'ababisha banjye, antunganyiriza ameza imbere y'ababisha banjye. Noneho ngo ansiga amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekaye. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka ibihe byose. Antunganyiriza ameza. Haleluya. Hanyuma imbere y'ababisha bawe Uwiteka nagutunganyiriza ameza. Niwiringira Uwiteka ukamwizera, ukamenya imbaraga zo gusenga, ukamenya imbaraga zo kubana n'Imana, ukamenya imbaraga zo kugendana n'Imana, I'm telling you, you gonna become unstoppable, unshakable. Uraza guhinduka undi muntu umeze nk'igifaru kigenza, kuko mu masengesho harimo imbaraga za kirimbuzi zikora ibintu bidasanzwe. Isengesho urarisenga uri hano, ukarituma ukaryohereza muri Amerika rikagerayo rikakora umurimo. Isengesho urisenga uri hano, ukarituma mu birometero n'ibirometero aho masasa atabasha kugera, isengesho rirahagera. Menya imbaraga zo gusenga. Imana dusenga ni Imana ifite imbaraga. Ukwiye kubanza kumenya Imana usenga. Gusenga Imana usenga ugomba kumenya iyo ariyo, ukayigirira icyizere. Ni Imana ishobora byose. Umva nkubwire, ikintu cyose Imana yabasha gukora, isengesho ryagikora. Umva, iyo ni secret nguhaye. Ikintu cyose Imana ibasha gukora, isengesho ryagikora. Mu yandi magambo, numenya imbaraga zo gusenga, ukajya ku mavi yawe ugatangira gusenga, uratangira kubona ibintu bihinduka, uratangira kubona ibintu impinduka mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Isengesho rihindura byose, kuko Bibiliya iravuga ngo byose bishobokera uwizera. Byose bishobokera uwizera. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo tubabwira rizana kwizera. Iyo wagize kwizera, ibitangaza birakurikira. Iyo wagize kwizera, imirimo y'Imana irakurikira ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Noneho ndashaka kuvuga kuri aba Bayuda bari biteguye gupfa, ariko Esiteri akimenya ayo makuru, nawe arahaguruka aravuga ati nibyo, wikwirirwa wivuna. Morodekayi yari murabu, yari anko we, yari muyomba we. Aravuga ati muyomba, wikwirirwa wivuna, reka njyewe dushireho itegeko, ahantu Abayuda bari hose bafata iminsi 3 basenge. Umva, ibintu byananiranye, ibintu byagoranye, urugamba rwahagurutse. Injira mu masengesho my friend, injira mu masengesho. Amasengesho araza kurangiza byose. Harangije aravuga ati musenge iminsi 3 muri ku mavi. Barasenga. Aravuga Esiteri, ku munsi wa 3
zamaze gusenga nzica itegeko. Gusenga kujya kubasha kwica n'amategeko y'isi, kujya kubasha kwica n'amategeko y'ikirere, kujya gukura amategeko y'ikuzimu, kujya kurenga amategeko y'umubiri, kujya kurenga andi mategeko yose. Ugusenga gukura amategeko nubwo bitemeraga ariko bikemera kubera gusenga. Aravuga ati nubwo atari igihe cyo kubonana n'umwami, nzica iryo tegeko njye kubonana nawe. Gusenga gucinzira aho zitari ziri, gusenga kwimura imisozi, gusenga haleluya, gusenga kujya kunyuza ahantu utari kuzanyura, gusenga kujya kukwicaza ku ntebe bene wanyu baticayeho, abavandimwe bawe baticayeho. Yewe gusenga kushobora kukugeza ahantu hariho hose. Numenye imbaraga zo gusenga, ndagira ngo nkubwire nta kintu cyongera kugutangira, nta kintu cyongera kugutangira cyangwa ngo kiguhagarike. Numenye imbaraga zo gusenga. Barasenga iminsi 3 bayirangije, bayishoje, Esiteri ajya imbere y'umwami. Umwami akimureba amurebera mu mbaraga z'amasengesho, kubera feza y'Imana, igikundiro cy'Imana. Ngo barakuroze, ngo barakubenga, ngo ntago byemera. Wowe menye imbaraga zo gusenga guhindura. Akimubona ngo mutunga inkoni, bivuga ngo baho. Gusenga mu gihe wari ugiye gupfa, nusenga urongera ubeho. Mu gihe ibyiringiro byari byatakaye biragaruka, mu gihe watakaje imbaraga ziragaruka, zirakugarukira. Mu gihe wumvaga ko bitakwemera, uraza kubona byemeye. Wowe jya ku mavi, menya gusenga, tangira wige gusenga, tangira ushaka uburyo wajya imbere y'Imana. Ku Mana byose birashoboka. Ibitashobokera diploma yawe, ibitashobokera umuryango wawe, ibitashoboka ku Mana birashoboka. I'm telling you. Umwami aramubwira tumva, atangira kuvugishwa nta n'icyo aramubwira. Aramubwira ngo umva umwamikazi Esiteri, karibu icyo wansaba cyose, I am ready to provide. Nditeguye kuguhereza. Ngo araza amukera imbere, aramubwira ati niyo yaba 1/3 cy'igihugu ndakiguha. Wumvise gusenga utangira kubona n'ibyo utari witeze kubona. Breski karondra sky baraya. Ndagira ngo ubwire ngo nusenga Imana irakora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Imiryango iragufungukira. Imiryango y'umugisha wawe yari ifunze iragufungukira. Wowe menya gusenga guhindura. Barasenga Abayuda, igisubizo kiba gitangiye kuboneka. Ageze imbere aramubwira tumva nta by'igihugu ngusaba, njyewe mfite ikibazo, akarengane kaduhagurukiye, batangiye kuturenganya. Ubu tuvugana twiteguye gupfa. Hamani ati mumpamagarire Hamani. Umwami aba yikojeje gato hirya. Hamani atangira kuza, akigera imbere ye atangira kumusaba imbabazi kuko yari yamenye ibyabaye. Umwami araza akimubona amukusema atugenda no kumfatira umugore. Umva ibyago biba biramuhindukiranye. Hamani, umunyarwanda yaravuze ngo umwanza gucira akobo, Imana igucira akanzu. Imana reti biciye akanzu kubera imbaraga zo gusenga. Ntabwo dutinda, tugiye kugera ku musozo, tugiye gusengana nawe mu kanya gatoya. Inzandiko zamaze gusinywa, umwami arangije aravuga ngo Hamani muzane. Baramubwira bati Hamani si ibyo yakoze gusa, ahubwo yamanitse urubambo rwo kuzashyiraho wa mugabo wigeze kuvuga inkone yari igiye kukwica mwami nyagasani. Aturwa rumamba arangije aravuga ngo ni murumushireho, abariwe murushiraho. Ndagira ngo nkubwire ngo nusenga, umwanzi wendaga kugushyira muri urwo rwobo ni uri bugemo. Bibiliya iravuga ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzaba wabateranyije, bazagukoraniraho ariko bazagwa ari we bazize.
biriya nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicagaguramo kabiri. Hari ibintu byitegereje kukutangira ndetse no kugira ngo bikubere imbogamizi, ariko nusenga ibyo bihindizo by'ibyuma nzabicagaguramo kabiri. Yeremiya 33:3 baravuga ngo ntabazana gutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Iyo usenze Imana itangira kukwereka ibintu bikomeye, iyo usenze Imana itangira kuzana ibintu bikomeye bidasanzwe mu buzima bwawe. Wowe menya gusenga, senga, hijira mu gusenga. Imana ishimwe cyane. Hana yarasenze, asenga yarabaye ingumba. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yari yamugize ingumba, ariko asenze atinze mu masengesho ubugumba buragenda, Imana irabusezerera arabyara. Uwo nawe n'undi muntu wasenze. Iyo usomye guhera mu itangiro kugera mu byashuwe, nta muntu wigeze asenga ngo Uwiteka Imana imwirengagize. ntawe senze ngo Imana imwirengagishe. Nawe uyu munsi wa none nutangira gusenga Imana ugasenga, hari ibintu bigiye gukemuka, hari imiryango iri bugufungukire, hari ubutabazi uri bubone. Mu gusenga harimo byose, mu gusenga hari mu buzima bwose. Ndagira ngo nguhereze imfunguzo eshatu zishobora gutuma isengesho ryawe ryumvirwa. Icyambere nusenga, usenge ufite kwizera. Abaheburayo 11:6 baravuga ngo ntibishoboka ko utizera yanezeza Imana. Yesu yigeze yanyurana n'abigishwa banyura ku giti ngo yarashonje ngo ashaka imbuto kuri icyo giti arakibura, arazibura. Noneho ngo aragisha arakivuma ngo ntuzongere kwera imbuto ukundi. Bakinyuza mu gitondo babona cyumye. Baratangara baramubwira bati mwigisha, ibi bintu ntabwo twari twakabibona. Yesu arababwira ngo ibi bintu ni utuntu dutoya cyane. Aravuga ngo mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira imisozi igakurwaho igatabwa mu nyanja. Kwizera, nusenga ugire kwizera, umenye ko Imana ishobora byose, umenye ko Imana ifite byose. Kabiri, urufunguzo rwo kugira ngo gusenga kwawe guhinguranye imisozi, nusenga ugerekeho kwiyiriza ubusa. Yesu yigeze yabwira abigishwa bagerageje kwirukana dayimoni, arababwira ngo bene uyu mudayimoni, bene aba ntago bakurwaho n'ikindi, bakurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga. Ukwiriye kumenya kwiyiriza ubusa, ukababaza umubiri wawe kugira ngo winjire mu isi y'umwuka. Nuba nusenze ukabona ikintu nicyemera, shyiraho no kwiyiriza ubusa. Oh my gracious Lord. Gatatu, nusenga ujye usenga uri mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga Yesu yabwiye umusamariyakazi, aramubwira ngo igihe kirageze kugira ngo basenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka. Kuko yari arimo aramubwira ati hari igihe abantu batazaba basengera kuri iyi misozi, ahubwo ngo bazaba basengera mu kuri no mu mwuka. Kuko ngo bene abo nibo data ashaka ko bamusenga. Gusengera mu kuri no gusengera mu mwuka. Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo. Ukwiye kuba ufite ijambo ry'Imana, ukwiye kuba ufite Kristo muri wowe. Ijambo. Nkunda kubwira abantu iyo mbwiriza, nkababwira ngo ntuzajye kure y'ijambo, ntuzatandukane n'ijambo. Ijambo rigira ubuzima bwawe. Dawidi yaravuze ngo nibike ijambo mu mutima ryawe, mu mutima wanjye, kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo urigira inshuti yawe, ijambo womatane naryo, ijambo ugumane naryo, kuko ijambo niryo rizakuzanira kwa kwizera twabanjije. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira, oh haleluya, ibwira Yosuwa, iramubwira itumva Yosuwa, nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose. Ariko umva ibiri muri iki gitabo, ntukarorere kubisoma ku manywa na nijoro, ngo kandi ubitekereze ku manywa na nijoro, kugira ngo witondere ibyanditswemo. Ntabwo ari ugusoma gusa byo gutera waraza, ni ugusoma kandi ukitondera ibyanditswemo, ngo nibwo uzabashishwa byose muri byose. Ijambo niryo rigushoboza, niryo rikubashisha gutsinda Satani. Kuko mwanzi yegeye Yesu aramubwira ngo haranditswe ngo, Yesu nawe aramubwira ngo haranditswe ngo. Mubwira ko uyu munsi wa none Satani yarayobye abakristo, abayobye babwira ngo haranditswe ngo,
ariko uzajya umubwira ngo nawe haranditswe ngo. Satani azi ibyanditswe byinshi kukurusha. Ukwiriye kumenya ibyanditswe byera bigaherekezwa n'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera, Abaroma ibice byaho 14 n'umurongo wa 8, ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. 8:14. Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. So nusenga ukwiriye gusengera mu kuri kandi ugasengera mu mwuka. Bivuze iki? Ukwiriye gusenga ufite ijambo ry'Imana, uri mu ijambo ry'Imana, uyoborwa n'ijambo ry'Imana, ugendera mu ijambo ry'Imana. Kabiri kandi uyobowe n'umwuka wera. Reka dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ijambo wumvise rirahagije, burya bwirwa benshi akumva bene yo, kandi ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije, rirakomeye cyane. Abayuda bamaze gusenga, ibisubizo byarabaye. Twasomye ijambo rivuga ngo iki? Twasomye ijambo rivuga ngo mu kwezi kwa 10 ku kwezi kwitwa Adari nibwo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Nukuvuga ngo bendaga gupfa, bari ku muryango wo kwinjira mu rupfu, ariko ngo birahinduka. Nusenga uratangira kubona ibintu bihinduka. Nusenga uratangira kubona Imana ikwagura. Nusenga uratangira kubona utangira kwambara imbaraga zo kunesha. Nusenga uratangira kubona impinduka mu buzima bwawe. Ngo birahinduka. Abayuda abaribo bagira ububasha ku banzi babo. Umva iki kintu. Nusenga Imana uratangira kugira imbaraga hejuru y'indwara, uratangira kugira imbaraga hejuru y'abapfumu n'abarozi bakurogaga, uratangira kugira imbaraga hejuru y'icyangiro bari baraguteye, uratangira kugira hejuru y'imbaraga ubukene bwari bwarakubayeho akarande, uratangira kugira hejuru y'imbaraga z'abadayimoni zaguteraga, uratangira kugira ububasha hejuru y'ibintu byakugiragaho ububasha. Birahinduka. Ndahanura ku buzima bwawe ko bije guhinduka. Mu gihe utangira kwinjira mu masengesho, mu gihe utangira kwinjira mu mbaraga zo gusenga gufite imbaraga zidasanzwe. Twarasenze turi hasi, Imana iratuzamura. Twarasenze ntacyo dushoboye, Imana iradushoboza. Twarasenze ntacyo twari cyo, Imana yaduhaye ijambo. Twarasenze twari intabwa, Imana iduha agaciro. Twarasenze Imana ihindura amateka, kandi n'uyu munsi wa none iracyayahindura. Umuntu usenga ntukamwishinge, ntukanamwitambike. Umuntu usenga ukurusha gusenga, ukurusha gusabana n'Imana, ukurusha kumenya iryo banga, akabana n'Imana igihe cyose. Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba non stop. Umuntu ukurusha rero gusenga at any time, isaha n'isaha yakurenga, isaha n'isaha. Umuntu umwe bigeze bamubaza batariko n'iki kigushoboza kwaguka muri ubu buryo. Ni umugabo witwa Yongchu, afite itorero rinini ku isi. Umugabo umwe aramwegera aramubaza, biranditse mu gitabo, aramubaza ati n'iki kigushoboza kugira ngo ube waguka muri ubu buryo Imana iba yarakwaguye? Aramusubiza ati ntangira itorero, namaze imyaka 5 mfite abakristo 20, ariko ninjira mu gusenga ibintu birahinduka. Nusenga ibintu birahinduka. Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Wikwirirwa uhamagara ngo bagusengere, witumwanya aho ngaho. Injira mu gusenga, umwenda ukingiriza waratabutse. Ishakira Imana, shaka Imana, nuyishaka urayibona. Wikwirukamo hirya no hino. Oya, menya ko nawe ubwawe biremera kandi byashoboka. Aramubwira tumva rero ibanga. Irya mbere ati ni ugusenga. Ati irya kabiri urashaka kugira ngo naryo ndikubwira, ati ni ugusenga. Irya gatatu, icya gatatu nacyo kije kidasanzwe, aramubwira ngo ni ugusenga. Aramubwira ngo ibyanshoboje ibi byose ni ugusenga. Gusenga ni intwaro izagushoboza, yaba ubwawe izatuma haza improvement mu buzima bwawe, gutsinda cyangwa se icyo ushaka cyose mu masengesho bizashoboka, bizemera. Reka dusenga Imana. Hari abanyamasengesho batatu witwa Saduraka, Meshaki na Abedenego, baravuze bati twebwe turiyizeye, twizeye n'Imana yacu. Iyo usenga ugira nawe kwizera Imana yawe, bigatuma ubwoba butatuma uva ku Mana yawe.
barababwira bati twabacaniye umuriro, baravuga bati uwo muriro watwica niyutana kandi ushobora no kutatwica. Umva barabona umuriro, barahamye bati uyu muriro Imana yafunguye urugi twawinjiramo ukatutwara, ariko kandi dushobora no kuwugeramo ntitugire icyo tuba. Imana ahiri irabireba iravuga iti mwebwe murampamije neza, iramanuka irabatabarira barengera. Abari bafite gahunda yo kugira ngo babashyiremo nibo bajugunyemo. Daniyeli nawe muramwibuka, yari umunyamasengesho, bamufatira ku Mana ye. Daniyeli ngo arangije ngo yerekeza amadirishya y'i Yerusalemu, ararushaho gusenga, akajya asenga 3 ku munsi, ngo arushaho gusenga, kuko bari bavuze ngo undi muntu uzasenga indi mana itari Dariyo ngo azatabwe mu iziti mu rwobo rw'intare. Bamushugunyamo, imbaraga zo gusenga zigeze ziba n'iminwa y'intare. Bamushugunyamo, intare zimwitegereje ziravuga ngo twariye benshi ariko uyu we ntarika. Reka nkubwire, gusenga umenye waririze, menye icyari cyo. Intare zimucungira umutekano, zimukorera protocol. Dariyo nawe aho yarari, kuko yari yasinye mu mategeko ariko atabishaka, aza kumureba mu gitondo ati muga byose ese Imana ukorera yaba yabashije kugukiza iminwa ye? Nawe aravuga ati nabonetse imbere yawe yuko ntacumuye, kandi no ku Mana yanjye ntabwo nigeze ncumura, ndi inyangamugayo ku Mana no ku bantu. Niyo mpamvu Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntizagira icyo zintwara. Umva iturufu yatumye intare zitamurya. Yari inyangamugayo ku Mana, ari n'inyangamugayo ku bantu. Rinda ubuhamya bwawe ku bantu, kandi urinde ubusabane bwawe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Abari badukurikiye mwese muhabwe umugisha. Yari Pastor Janvier, Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uyu muntu ndamusabira imbaraga zo gusenga, umuha imbaraga zo gusenga, kandi ndabizi neza ko natangira gusenga ubuzima bwe butangira guhinduka. Muha imbaraga zo gusenga, muha imbaraga zo gusenga uhereye umwanya wa nonaha, ubuzima bwe buhinduke. Ndasengeye abarwayi ngo bacire mu izina rya Yesu. Uwumvira ijambo wese agakomeza ryumva, reka rihindura ubuzima bwe, amateka ye ahinduke muri aka kanya. Imbaraga z'Umwuka Wera zimukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye icyubahiro kibi cyawe. Amen.